nikaze nshuti teze amatwi ikiganiro cya bugufi kiboneka kuri YouTube channel yacu yitwa Messiah Gospel and Dolphin Salvation Ministries. Kandi Messiah Gospel and Dolphin Salvation Ministries niyo itunganya cyo kiganiro ngiye kibagezaho. Nitwa Pastor Christophe wabakurikiza. Twishimire kubasanga mwiteguye cyo kiganiro. Twe twababwiye ko rero tuzaba dufite ikiganiro kuwa mbere. Ntabwo kuwa mbere byakunze kuko Satani yakomeje kurwanya cyo kiganiro, ariko turashima abantu bose baduteye intege, badusengeye, basengeye cyo kiganiro ku munsi wa gatatu. Kuko wa gatatu ntabwo twabashije kubagezaho amasengesho ngo twebabwiye bite ko Satani yabifungiranye buri mu byuma. Turagerageza ko biranga, ariko ku munsi wo kuwa mbere niho byatunganye. Urumva ko rero niyo mpamvu amasengesho abagezeho kuwa gatandatu abageraho akererewe, ariko turavuga ngo none kuwa gatatu niho turi buze kubagezaho ikiganiro. Imana yacu ishimwe cyane. Ikiganiro rero mukumva kugisengera, inshuti z'umusaraba mukagisengera cyane, kuko Satani ari kukirwanya, Satani ari kugihiga, kuko ijambo ry'Imana Satani ntabwo aryishimira, igihe cyose ahora ryanga. Niyo mpamvu rero dukuriye gusenga Imana kugira ngo Imana idufashe kugira ngo ikiganiro cye kigende neza. Reka dusenge Imana. Mana nziza, Imana ifite imbaraga n'ubushobozi, kubw'izina rya Yesu Kristo turagushimye, tuguhimbarije yuko wongeye gutwemerera mwa Imana, tukongera tugashyika kuri uyu munsi uno wabishatse. Nyiringabo Imana habwa icubahiro. Tugushimiye ko iki kiganiro ukibohoye, kuko Satani yaboshe agambiriye kugira ngo acyugararize n'igisohoke, ariko mwa Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye ko cyongeye kumvikana mu matwi y'abantu. Reka ibyo ushaka mwami ari byo ukomeza gukora hagati mitwebwe, kubw'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Hari ijambo ry'Imana ngira ngo tubanze dusome. Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abefeso, igice cyaho cya gatandatu ku murongo wa 10. Tugeze ku murongo wa 13. Turavuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murumva ko rero turacyafite intambara. Iri jambo ry'Imana rikutubwira ko dukure guhagarara tukomeye, kandi tugasenga Imana kugira ngo dushoboze, kugira ngo tubashe kurwana na Satani, kuko turwana n'imyuka. Ntabwo turwana bambaye inyama n'umubiri, ahubwo turwana n'imyuka yo mu kirere y'ahantu ho mu kirere, kandi imyuka mibi niyo yarwanyije icyo kiganiro kugira ngo kidatambuka. Niyo mpamvu tubasaba kugira ngo mudusengere, musenge icyo kiganiro kugira ngo kibe kibasha gutambuka kandi kibagereho ku gihe. Imana ishimwe cyane. Nk'uko twebabwiye rero, uyu munsi turagira ngo dukomeze ku bijyanye no kwemera ugushaka kw'Imana kugakora utabangamiye umugambi w'Imana, cyangwa se kwemera ubushake bw'Imana nawe bwaba butandukanye n'ubwawe. Imana ishimwe cyane. Turimo tuvuga rero ku bijyanye, twababwiraga inkuru y'umugabo Baraki na Baramu, ukuntu bari bagambiriye, cyangwa se Baraki yagambiriye kugira ngo asenye umugambi w'Imana akoresheje Baramu, ariko Imana ntiyabishaka, Imana ntiyabikora. Ahubwo Baramu agiye kuvuma avuga ijambo ry'umugisha. Niyo mpamvu rero tugiye kuganira noneho, turacyakomeza kuri uwo mujyo, turagira ngo turebe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cyaho c'10 ku murongo waho 46. Niho turasoma umurongo waho wa 46, turagira ku murongo waho wa 52. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza wacu. Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Baramuhamagara, bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, ushaka ko nkugirira nte?
iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka amukurikira mu nzira. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu nk'uko yari impumyi, akazi ke kara ko gusega cyangwa se yari umuntu usabiriza abantu batambuka. Yari umuntu usaba, ariko noneho aza kumenya ko Yesu ari buze guca muri iyo nzira, ariko noneho aranabyumva ko Yesu ayahageze. Akimara kubyumva yaramutakira aramubwira ati Kristo mwene Dawidi, mwana Yesu mwana wa Dawidi, mbabarira nkiza. Arasemerera, arataka cyane ati mbabarira nkiza. Hanyuma noneho Yesu arakomeza aragenda, ariko noneho abantu benshi cyane bakurikiye Yesu bakomeza gusakuza bati widusakuriza, widutesha igihe, witumena umutwe. Bavuga amagambo menshi yo gutuma kugira ngo adashobora kuvuga ijwi rye ngo ryumvikane. Ariko ntabwo bazi neza yuko umugambi w'Imana wari umugambi nahinduka wuko yagombaga gutabarwa kuri uwo munsi. Hari abantu bajya batugarariza, hari abantu bajya bahagarika, hari abantu bajya baturwanya, ariko bagashaka kurwanya ibyo Imana yaduteguriye, ariko batazi ko Imana yateguye kera, batazi ko Imana dufiteho umugambi. Nuko noneho nabo baravuga bati widusakuriza, witumena umutwe. Ariko nagira ngo mbabwire neza yuko Imana ni Imana, Imana irakora cyane, kuko Yesu akimara kumva ijwi rye yageze noneho abwira babandi ko amushaka. Bituma noneho babandi barimo bavuga amagambo yo kuvuga ngo nahore naceceke, nibo bahindukiye bamubwira bati Yesu araguhamagara, Yesu aragushaka. Babandi burya baturwanya, babandi baduhiga, burya nubona abantu batagiye kuguhiga muri business yawe, batangiye kuguhiga muri departement yawe urimo, uzamenye neza yuko abo ngabo baguhiga ni nabi Imana izanyuza mu gisubizo cy'ibyawe, ni nabi Imana izanyuza mu gutabarwa kwawe. Reka basakuze, reka bavuge, reka bagucunda ikoba, reka baguhagarareho, reka bakuvume, reka bakuvugireho, reka bagutaramiraho. Babandi bagutaramira mu masoro yabo nibo bazahindukira n'ubundi bagutaramira baza kukubwira ngo Imana nihabwe icyubahiro, niyo Imana izahindukiramo ikabakoresha. Reka rero burya ntabwo Imana ishobora kuzakoresha ibiti, ntizakoresha abandi bantu bakure, izakoresha babandi bose bakugiraga nabi, nibo bazahindukira bakubwira ngo ni wowe Imana iragushaka, Imana iraguhamagaye, Imana yakwitayeho. Nuko rero birashoboka ko rero nawe ubona hari abantu bajya bashaka gufungira umugambi wawe, abo ngabo bareke bavuge, kuko babandi nibo bazanyuzwa mu gutabarwa kwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Nuko rero noneho ngo nibo bagiye bamubwira bati ngwino Yesu ari kugushaka. Urumva ko babivuze mu by'ukuri bamaze gukomereka, bari bazi neza ko bafite ijambo rikomeye cyane kuri Yesu, kandi abo ngabo bose babivugaga bari bakurikiye Yesu, niba abandi bagendanaga na Yesu, niba abandi bari kumwe na Yesu yarimo n'abigishwa, ariko noneho barahindukira bakora iryo kosa. Bishatse kuvuga neza yuko abaturwanya nsabandi, niba abandi duhurira ku karago, niba abandi duhurira mu murimo, niba abandi duhurira mu rusengero, niba abandi duhurira aho dusengera ahantu hatandukanye, abo ngabo nibo bahindukira bakakurwanya. Ariko nubwo bakurwanya wizeye Imana ifite icyo yakuvuzeho kizasohora. Ahubwo icyagutangaza nuko aba bantu nubwo bavuze gutyo, impumyi yarahumutse, bo basigaranye ibyabo. Hari ibyawe, ntabwo Bibiri tubwira neza ko hari ibyakemutse byabo, ntabwo itubwira yuko hari imigisha babonye, ntabwo itubwira yuko hari uburwayi bakize, ahubwo hakize Barutimayo. Imana yacu ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo barasakuza, bikarangira mu gusakuza, bikarangira ndetse no kuvuga ngo Yesu ari kugushaka, bikarangira no kukubwira ngo ijambo ry'ihumure nyuma, ariko sibo batabarwa, hatabarwa wowe. Rindira rero bareke bavuge, kuko sibo bari ku rutonde rwo gutabarwa, ahubwo ni wowe uri ku rutonde rwo gutabarwa. Semera cyane, takira Imana wizeye, uciye bugufi uvuga uti mwami nzi ko ushoboye, ndakwinginze ntabara, nkiza. Imana izagutabara, izagukiza. Rindira rero isezerano ryawe. Umuntu uri mu mugambi w'Imana, umuntu wese ntakure kugarariza, kuko abanga bashatse kugarariza, ariko kubera ko bitari biri mu bushake bw'Imana, Imana ikora ibyo yashakaga. Imana ikiza Barutimayo kuko nicyo yashakaga. Ntabwo Imana yashakaga ko ikora ku jisho ry'abantu, ntabwo Imana igikora ku jisho ry'abantu, ntabwo Imana igikora ku magambo y'abantu, ahubwo Imana ikora ibyo yateguye, kuko Imana ni Imana. Imana yacu ntabwo imenyerwa, ntabwo Imana yacu ari Imana isanzwe. Nta muntu ukwiriye kwikiniraho, nta muntu ukwiriye kwifata uko atari, cyangwa se ngo uvuge ngo urayiha ikindi kintu. Oya, yitwa Imana, ntabwo ihinduka. Ni se wa Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu.
nuko noneho rero ngo uyu muntu yataye umwitero we, hari ibyo nawe usabwa kuguta naho bari kugusakurisha. Hari umwitero ufite ukwiriye guta, hari ibyo witeye, hari ubusinzi witeye, hari ubusambanyi witeye, hari amagambo mabi witeye, hari inzika witeye, hari ubwibone witeye, hari ukwambara ubusa witeye, hari amagambo yo kuganya witeye, hari ibindi bintu byinshi cyane witeye, ndetse hari n'ibintu byakubereye umwitero uyashyize imbere. Hari bizinesi zawe washyize imbere zikubera umwitero, hari akazi washyize imbere kakubera umwitero, hari ubutunzi washyize imbere hakubera umwitero, hari n'ibindi washyize imbere bikubera umwitero, hari amavuta ya produit washaka mu misatsi yawe byakubera umwitero, hari n'ibindi by'ubwibone byakubera umwitero. Ibyo byose byatumye bikubera umwitero, ariko iyi mpumyi yataye umwitero wayo. Nawe gira ibyo bintu byose ubite kugira ngo ubashe gusingira Yesu, wambaye Yesu akwambike umwenda muzima. Hari ibintu abantu biteye, hari ibintu abantu bishyizeho, hari ibintu abantu bikenyeje. Ibyo nta kindi bisaba ko ubita, kuko ntabwo urasanga Yesu ufite imyitero y'ibintu bibi, ntabwo urasanga Yesu ufite imyitero y'ibintu byakubogamiye, ibyaha bikuriho. Ahubwo Yesu aragutabara wamaze guca bugufi wihanye, asiga gutabare, kuko Yesu ni umuziranenge kandi ashaka guterana n'abaziranenge, kandi ashaka guterana n'abantu bihaniye. Yego yazanywe no gukiza abanyabyaha, ariko bashaka kwihana. Abantu yaje gukiza abantu bemera ibyaha byabo bakabyihana. Ntabwo yaje gutabara abantu bazi ko bakora ibyaha bakabigumamo, ahubwo nabemera ibyaha byabo bakanabyihana bakabireka. Abo ngabo nibo Yesu akeneye. Nshuti rero teze amatwi iki kiganiro cya bugufi kiboneka kuri YouTube yacu Messiah Gospel and Door of Salvation Ministries. Ndagira ngo nkubwire ko kigiye gusorezwa ahangaha. Tubashimira rero kandi tubasaba ko mukomeza kudusengera. Tuzongera gusubira ku munsi wo kuwa gatandatu, no munsi w'amasengesho Imana nibishaka, kuko Imana nibishima byo twose tuzongera tubonane. Mujye mudusengera, musengeye kino kiganiro kuma group ya WhatsApp yose ikiganiro kigeraho, bagiye badusengera batwibuke natwe kandi twajya tubibuka. Turazi neza yuko Imana izakomeza gukora igitangaza hagati mitwebwe. Reka rero mbarangire nomero mushobora kuduhamagaraho, ni nomero guteranya 250 78 82 77 guteranya 250 78 82 77 iyo nimero bashobora kwiduhamagaraho tukakurangira uwo Yesu ukiza, Yesu utabara, Yesu ugira neza abantu. Kandi turazi neza yuko tuzagufasha ndetse tukagusengera mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo bwihariye, kugira ngo ubashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Kandi turashimira abantu bose bari muri Cyabugufi Prayers Group n'abandi bose bakomeze kudusengera. Imana ibaha umugisha, ibagire neza. Irindi sango ni ko munsi wo gatatu Imana nibishaka, kandi Imana ibagire neza. Kandi turabasaba kugira ngo mukomeze kuba hafi y'ikino kiganiro, kuko turazi neza ko Uwiteka Imana hari umugambi mwiza adufitiye, kandi uwo mugambi ndazi ko namwe ubafitiye, nanjye awufitiye, kandi awufitiye isi yacu, ibihugu byacu. Imana ibagire neza. Nshuti z'umusaraba, shalom shalom. Irindi sango ni kuri uwo munsi. Imana ibagire neza.